duha ubuhamya gato dusenga Imana ubundi nongere nisubirire mu mwanya wanjye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mvuka mu muryango w'abana 9 ndi umwana wa 5. Uriya musaza wanjye twazanye n'umwana wa 8 wacu. Navutse nkuko namwe mwavutse. Nza gutambuka amarozi bateze mu nzira. Ndarwara. Amaguru arabora. Babona nta kindi bayakorera usibye kuyaca. Nasengeraga mu Baroma kuko no mu rugo niho basengeraga. Hanyuma nigaga muri primaire nza kuba mpagaze kwiga baramvura. Banteye ikinya cy'umubiri wose kugira ngo bace amaguru kuko hari hataraza iterambere ryo gutera ikinya aho umuntu arwaye. Mikrofone muyizamureho gatoya kuko ngiye kuvuga niyoroheje noneho. Umuntu uri kuri mikrofone zamuraho gace. Hanyuma icyo gihe mvuye kwa muganga nabanje kwiga kwicara kuko aho baciriye amaguru hababaraga ndabimenya. Nyuma yaho niga kugenza ikibuno, ajya ngenza ikibuno. Nza gutekereza ko mu gihe mu rugo iwacu badahari nshobora kugira icyo nakwihereza. Ndangije nigira inama yo kugendera hasi nkambakamba. Ajya ngendera hasi nkambakamba. Ndabigenda. Kwakira ubumuga birananira. Buri munsi bwiraga ndize. Ntago nashakaga umuntu mvugisha, ntago nashakaga umuntu ndebana nawe. Nashakaga kuba mu buzima bwa jyenyine. Hanyuma Imana ukuntu yemeye kubaho izo n'ukuntu izakubeshaho. Mba muri ubwo buzima nongera gutekereza gusubira kujya ku ishuri. Hajya ngendera hasi nkambakamba. Uwansagaga mu nzira wese ntamurusha ibiro, yaba umuhungu cyangwa umukobwa, yanshyiraga mu mugongo tukajyana ku ishuri. Amen. Yesu ashimwe. Abasore barampetse njya ku ishuri, abakobwa barampetse njya ku ishuri. Abanyeshuri barampetse baravuga ngo ntabwo twagusiga mu nzira kandi wari ufite amaguru ubu ngubu ukaba ntayo ufite. Banshyiraga mu mugongo tukajyana ku ishuri. Ndashimira Yesu wabahaye uwo mutima. Ntabwo nzareka kuvuga ko Yesu agira neza. Kubera umubabaro mwinshi n'ubuzima bubi nari mbayemo ngambirira kwiyahura. Ndimo mbitekereza Imana iransanga ari mu gicuku cy'ijoro ndyamye iranganiriza mu kiroto. Hanyuma inyobora kwinjira mu rusengero rw'Imana muri ADPR. Icyo gihe ninjiye mu itorero rya Pentecote ngendera hasi nkambakamba. Hanyuma ninjiramo mbamo ndiga kubera mu rugo ari Abaroma bakajya banga ko mbatizwa. Ndiga gutyo paka nabatijwe maze imyaka 3 ndi mu itorero baranze ko mbatizwa. Haya nekereza inzozi narose nkavuga ntariko wa Mana we yari wowe cyangwa ntabwo yari wowe. Nyine wibaza ibintu byinshi.
hanyuma Imana y'amahoro iramfasha ubwo buzima bwose. Ndiga primaire ndayirangiza, nayirangije bwa mbere 2007, ariko kubera ntari mfite uburyo bwo kujya ku ishuri, barambwiraga bati ntabwo twakurihirira, uri ikimuga, nta mumaro uzatugirira. Mu buzima nagiye nkomeretswa na byinshi, ntabwo ibintu byose wabivuga. Dushimira Yesu waduhaye agakiza. Hanyuma 2008 Imana ivugana nanjye, irambwira ngo nubwo ubona ubabaye, hari igihe uzishima. Abantu bazagukunda, uzavamo umuririmbyi ukomeye. Imana ivugana nanjye utuntu twinshi, iranambwira ngo nzakubakira urugo kandi rw'umugisha. Kubera ukuntu nari mbabaye, kubera ubuzima nari ndimo, kubera amarira nirirwaga ndira, kubera ukuntu narebaga nta muntu nteye impuhwe, nta unyiraseho, ayiwe mwumva ibintu imbwiye, sinzi ukuntu nabibabwira. Mwumva ni ibintu biriyo kuri. Ndiga nza kugira umugisha, mbona umuntu andihirira secondaire, ndayiga. Ndi muri icyo kigo muri secondaire numvishije imikino y'abantu bafite ubumuga, nanjye iyo mikino y'abantu bafite ubumuga nyijyamo, nyigiriramo n'umugisha, Imana yindindiramo. Iyo mikino yatumye ntangira kugenda mbona n'udufaranga, bituma ntangira kugenda nkora ibintu mu rugo bimwe na bimwe, kandi bakundaga kumbwira ngo ndi ikimuga nta mumaro nzagira. Ntangiye kugira ibyo nkora, Imana ni gutabara abantu bazahindura imvugo. Hari ibintu Imana ikora ku buzima bwawe, abantu bagahindura imvugo. Genda mbikora, Imana iranshoboza, biraba. Birinda bigeraho nyine gutyo. Byaje kurangira secondaire ndayisoza, nizi imibare ekonomi na computer. Utaza kurema ndeshya gutya n'ukuri n'akadiplome ndagafite pe. Nize n'ishuri rya Bibiliya n'ukuri imyaka 2. N'ukuri mu bushobozi bwanjye ntako ntageze. Imana irandinda, ikajya imbwira ngo uzakora ibiterane byinshi, ariko harimo igiterane kimwe nzafata umusore nkamugukundisha akagukunda kugeza mubanye. Haleluya! Ibiterane narabikoze muri iki gihugu, ndacocoka pe, ntabwo mbabeshya. Ngeraho numva naniwe, hari naho nageraga nkasanga abasore nkimwinya, mbese bya gikobwa basi, urumva nzingaho niho hari umusore ashwi nkigendera. Umva icyakora reka mbabwire, hari utuntu nkunda kuvuga nitonze. Iyo Imana ikubwiye ikintu ikaba itari yagikora, ibikuzaniye ibintu bisa n'icyo yakubwiye, ubwo uriya niwo byumvishe. Imana ntiyigeze indeka ngo mbeho,
nafite umusore unkunda naba mbabeshye. Yaramfashe ikajya impa abasore bakankunda. Ni ukuri ntabwo nigeze ngira umubabaro uko ntakundwa n'umusore. Kuko reka mbabwire si ukwiyemera si ukwirata sibyo. Hari igihe kigera ukumva nk'umukobwa aravuze ati ni ukuri pe none nta n'umuntu mfite mvugana nawe w'umusore. Akabikubwira pe kamubwira uti ni ukuri Yesu naba muguhaye ntacyo naho yaba atari we ariko abaguhuzahugije. Ariko bite byanyu amara ndiho ndabaganirira. Nyuma igihe kimwe ari nka saa 10 z'ijoro abana ariko Yesu uko igihe wahambwiriye ubundi biti bigeze hehe ko mbona hayi ese wibagiwe ko mugaye ese wibagiwe ko n'imyaka iri kwiyongera. Yarambwira ngo ntigikangwa n'igihe bimaze nta kintu biba bibwiye. Irambwira ngo icyo yitayeho ni ubugingo ibindi byose bizaziraho izabishakira. Narakaye najungurije ndi kubibara narabibaraga nta mwanya mfite wo kubabarira ibintu namubwiraga ntibi banza aho utari kureba utanahari. Insubiza gutyo ibinzibije umunwa nyine ndaceceka. Njyamye ari saa 10 z'ijoro. Urumva ubusaha ntabwo nje singiye kongera nkitahira se ndaje nongere nitahire. Arambwira ngo wagiye mu giterane umusore waramubonye n'amaso yawe. Ubwo haciyeho imyaka ariko haciyeho imyaka umusore waramubonye n'amaso yawe. Ntuzongere gusenga uvuga ngo nkeneye umusore wo kubana na umusore arahari waranamubonye. Hanyuma reka mbabaza ubu nakora hano igiterane nkasengera hano nkagira nkataha ubwo ko nkava mbonye umusore we. Ubu suba hano ko mungana gutya ubu umuntu wankunze n'utankunze namubwirwa n'iki ko ndayibwira ntariko noneho ibintu uri kumbwira ni ati waramubonye n'amaso yawe. Umusore ndabyibuka yasoje kaminuza ari mu kwezi kwa 4 jewe njya mu giterane mu kwezi kwa 5 ndataha nkuko bisanzwe ndigendera. Fata mu kwezi kwa 5 umusore yagiye kumpamagara ambwira kankunda mu kwezi kwa 10. Ubwo muri kubyumva nabwo yampamagaye kuri telefone tujya tubisubiramo nkabimusetsa. Arambwira ati nitwa runaka nduwaha naha hanyuma shaka ahantu hujya tuganire ndumva nshaka ko tuganira. Kuri telefone ni kuri telefone nanjye ndahashatse abakobwa ntago muri ababona yihugitse ahantu yicaye ari wenyine nta n'umuntu ashaka kamubona akajya avuga amagambo make. Niyo aryamye nijoro hariho abagira batya bakimiramiza ntumenye amakuru akavugira iyo nk'usamira mpaka ako mana nukore n'abakobwa twararushirega gitsira gore twararushye. Niba bimenya ko nkundana na runaka induru ziravuga akabaho yihishe nuko. Hanyuma arambwira ati noneho uhereye umunsi ndi kukuvugisha kuri telefone ndashaka yuko dukundana kandi ndashaka yuko umbera umugore nanjye nkakubera umugabo. Yewe we Hallelujah! Hallelujah!
na nyuma ya zari igira gute nazabiranijwe n'uburakari ndamubwira ni kwa Jina Raisi ibintu uri kumbwira n'ibiki ibintu uri kumbwira n'ibiki nari mfite amakuru mbizi neza yuko yize kaminuza kandi jyewe nari mfite 6 yisumbuye uri kubyumva nereka reka n'ikindi urasuzuguye mu basore bose nakundanye nabo niwe wa mbere usuzuguye urampamagara kuri telefone ko ukambwira ibyo bintu umuntu arabitegura agashakaho umuntu ajya bakicara akabimubwira yego agasanga ibyo ntabwo ari ibintu bavugira kuri telefone ko nagasuzuguro tujya twicara tukabisubiramo tugaseka